hano nta mukobwa uhaba. Baba barimo kuranga umukobwa buri bucya akora ubukwe ngo nguzi ko ngo yararimo umugeni, urabona ukuntu aberewe, ngo shangure baramunyibye kabisa. Muzaza mubemera ari uko babatwaye. Iyo Satani yabanje kukwereka ko mu gihugu nta mukobwa urimo, atangira kukwereka mu gihugu cy'abapagani ko ariho bari. Salomo yabwiye umwami wa Egiputa ati nta kibazo, zana uwo mukobwa. Aramuzana. Uwo mugore ngo yari umuhanga, wari waratojwe ibintu by'ibigirwamana, ngo yari afite na systeme zo gusenga ikigirwamana. Icyo kigirwamana ngo bajyaga bagitambira abana. Muri iki gihe umuntu arakora, akubaka ama etage, akagira amafaranga muri banke utazi, ariko yapfa kukiriyo. Abantu bakaba bashingura, abana nabo barimo gupfa iki? Amasambu barimo no kugurisha kabaye. Ku buryo imva ye irangira rya mbere rijya gusaza, nirangira igisura y'amasomo bana be yaramaze kugira gute? Guhanagurika, barabaye imbobo, utamenya ko bigeze baba abana bo mu gikire cyangwa ku muntu ukomeye. Ubutunzi rero, iyo udafite ubwenge, n'uwaguha ubutunzi bukwihutisha gupfa aho kugira ngo buguhe kurama. Ubwenge rero Salomo yasabye Imana, mbega uburyo abantu bo mu minsi y'imperuka tubukeneye. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ubwire abagabo bajye bagirira abagore babo iby'ubwenge. Umugabo uri bubura ubwenge ntazamenya uko afata umugore we. Bibiliya mu byahishuwe itubwira yuko ahangaha niho hari ubwenge. Ufite ubwenge naba ari uwo mubare 666. Twawugize uw'igitenge, umubare wabaye w'indangamuntu, umubare wabaye wa computer, umubare wabaye w'iki. Kubera iki? Turabura ubwenge. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Kuduha amahirwe muri uyu mugoroba, kandi nshimira abantu bitanze, kuko ntago dufite ikirere cyiza, ndetse no mu kanya imvura yaguye. Ariko nshimire abakoresheje imbaraga zabo kubwo gufashwa n'Imana bakagera hano. Imana ibaha umugisha. Kandi reka twongere tubahe ikaze, tubifuriza ibihe byiza, dushimira abashyitsi batugendereye. Imana ibaha umugisha. Harimo abo tuzi, harimo n'abo tutazi, ariko ijuru rirabazi. Imana ibaha umugisha. Uyu ni umugoroba wundi tugizemo amahirwe yo kongera kwiga ijambo ry'Imana. Nagira ngo ndebe abazanye Bibiliya zabo, Bibiliya zanyu, abantu bazanye Bibiliya. Imana ibaha umugisha. Bishoboka ko haba hari n'abari hano ariko baje batavuye mu rugo, bavuye ku kazi. Namwe Imana ibaha umugisha. Turimo turashima Imana, turashimira abashyitsi bageze hano uyu munsi, tubibutsa ko nk'uko twari twabibabwiye, uyu munsi hariho gahunda yo kuza kubaha impano. Ubwo rero abashyitsi twanditse badasanzwe ari Abadivantiste. Mu gihe iteraniro riraba risoje, murasigara hariya hirya, tuhafite intebe munsi y'itara riri hariya hirya, muraza guhita mujyayo kugira ngo tubashyikirize impano zanyu. Reka nze gusaba Kiza, umuyobozi Kiza, aze kumfasha kugira ngo tuze gusoza iteraniro byatunganye hariya, kugira ngo tutaza gutinda. Ikindi, twari mu cyumweru cyiza kidukangurira kwinjira mu gakiza, ariko guturuka ejo tuzatangira kwinjira mu cyumweru noneho cyo kudufasha gutandukanya indyo n'imoso, kumenya gutandukanya ibihe n'impinduka zabyo, kumenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma, kumenya kubaka ubuzima bwa gikristo mu isi ihindagurika. Ndabakangurira yuko abo twabanye muri iki cyumweru tuzakomeza no kubana muri icyo cyumweru. Nshimire abarimo kudukurikira bari kuri YouTube, namwe Imana ibaha umugisha, kandi tubifurije kugubwa neza. Munyemerere mujye ijuru dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe tugize umugisha udasanzwe, nyuma y'indirimbo korari iririmbye zisusurukije imitima y'abana bawe, ndetse bakaba hari ibyo bibutse ku masezerano yawe. Tugiye kubumbura ijambo ryawe, ubane natwe uyu mugoroba, utwigishe,
urimo urafata amateka ya kera ukayagarura mu buryo bushyashya kugira ngo tumenye kuko Satani yarwanyije abatubanjirije ariko arimo kuturwanya, ariko Imana yarokoye imitima y'abatubanjirije, ari nayo Mana yiteguye kuturokora mu ntege nke turimo uyu munsi. Kubw'ibyo rero muri iki cyigisho imyanzuro yera tuza gufata ibi yacu by'iteka ryose, kandi uzaduha imbaraga mu buzima bwa buri munsi kugira ngo icyo ijambo ryawe ridusabye tugishyire mu bikorwa, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza kivuga ngo gusyigingira wibwira ko utera imbere. Gusyigingira wibwira ko utera imbere. Gusyigingira ni iki? Gusyigingira ni ugutakaza agaciro, ni ugutakaza amahitamo, ni ugutakaza ubwenge, ni ugutakaza icyubahiro. Gusyigingira ni ugutakaza kureba kure, ni ugutakaza agaciro n'icyizere wari ufite muri rubanda, ariko ukagitakaza urimo kwibwira yuko abakureba bareba hafi, nawe ubwawe ukibwira ko aribwo urimo gutera imbere. Muri uyu mugoroba tugiye kureba umuntu witwa Salomo. Salomo Satani yaramugendereye amusyigingiza, ariko abantu bareba Salomo na Salomo ku giti cye ngo yarazi ko arimo gutera imbere. Bijya bibaho ko Satani adusyigingiza akagenda twiba indangagaciro zari zitugize Imana yari yaradushyizemo, ariko abantu batureba bakadukomera amashyi ngo twarangije amashuri, ngo dusigaye dufite amafaranga. Abantu bakagukomera amashyi ngo wazamutse mu ntera z'iby'idini. Abantu bakakubwira bati rwose usigaye uri umusirimu. Naho Satani arimo aragusyigingiza mu buryo utazi. Uyu Salomo igihe yavukaga yaje ku isi mu buryo budasanzwe. Murabyibuka ko Dawidi yarungurutse umugore w'abandi, amaze kumurunguruka amutumaho inshuti ye. Dawidi yari afite inshuti mbi. Iyo ufite inshuti mbi, niyo udafite ububasha bwo gukora icyaha, Satani afasha ya nshuti kugufasha gukora icyaha. Inshuti rero yaragiye imuzanira wa mugore, Dawidi asambana nawe, agira ngo inkuru ziratakaye ntizizamenyekana, ariko inkuru ziramenyekana, ndetse Dawidi yateye inda uwo mugore. Dawidi yicisha umugabo w'uwo mugore, agira ngo inkuru zirarangiye, ariko Imana izana umuhanuzi wayo, kuko Imana iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe, kandi nzabizana imbere yawe uko bikurikirana. Buriya nubona wahisha ababyeyi, ugahisha uwo mwashakanye, ugahisha leta ikintu, ntuzagire ngo leta y'ijuru nayo wayihejeje. Ntago bibaho. Mu ijuru hari Imana idatokorwa, izi serwakira zidutokoza ntiziyigeraho. Imenya uko ibintu twabikoze n'uburyo twabikurikiranye, kandi ibyo dukorera mu mwijima izabishyira ahagaragara. Muri iyo nda rero, uwo mwana wavutse muri iyo nda, igihe cyarageze, umugabo amaze gupfa, Dawidi afata wa mugore amugira uwe. Noneho umwana yagombaga kuvukira iwabo, ntazitwe ko ari ikinyendaro. Ariko reka mbabwire ikintu kidasanzwe, byaje kuba ngombwa ko wa mwana arwara. Igihugu cyose Dawidi aragitegeka ngo kiyirize ubusa. Biyiriza ubusa, bambara ibigunira, ariko umwana arangagira gute? Aranga arapfa. Ku munsi yapfuyeho Dawidi yabwiye abantu ati mwikwirirwa murira, ntihagire n'ikiriyo mukora, ubu byabaye nyine nta kundi. Ngo ariko Imana irebye kwihana kwa Dawidi ko ari kwarabayeho, Imana yamushumbushije undi mwana. Nguko rero uko basamye inda yande, inda ya Salomo. Salomo aje guhoza ababyeyi be amarira, kandi yaje ari igisubizo cy'Imana. Buriya mujye mubaza impamvu muba mwaravutse. Buriya ababyeyi bacu baba bafite amateka menshi. Salomo rero umunsi avuka, ababyeyi be bamwise Salomo, ryari izina ryiza, ariko bitewe n'umugambi ijuru ryari rifite, misiyo ijuru ryari ribonye kuri uwo mwana uvutse ukiri uruhinja icyo azakora. Imana yohereje umuhanuzi Natani. Imana iramubwira mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 12 umurongo wa 23, Imana iramubwira ngo nubwo bamwise kuriya, ririya ni izina ry'ababyeyi be, ni izina ryo mu isi. Imana itegeka uyu mugabo Natani ngo genda uriya mwana umunyitire Yedidiya.
mu giheburayo Yedidiya bisobanura ukunzwe n'Imana. Amen. Mu magambo make, uwa mbere yari akunzwe na se na nyina arapfa, noneho havuka undi. Dawidi aravuga ati uyu nawe azapfa kuko n'ubundi uyu mugore namubonye mu manyanga. Ariko Imana itanga itangazo, umwana imwita nde? Yedidiya. Bisobanura ngo uyu noneho we arakunzwe imbere y'iki? Imbere y'Imana. Salomo rero atangira gukura, ababyeyi be baramubwira, bakaza bamugira inama, twakubyaye tukwita Salomo, ariko ijuru ryohereje umuntu akwita Yedidiya. Bivuze ngo nubwo wazatunanira twe, uzirinde kunanira iki? Kunanira Imana. Ariko uyu munsi wa none biri mu mugambi wa Satani yuko umuntu wananiye se na nyina birangira ananiye n'iki? N'Imana. Niyo mpamvu mu mategeko y'Imana, Imana yayashoreranyije. Iyo umuntu yishe itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, birangira byanga byakunda akandagiye n'itegeko rivuga ngo wubahe so nande? So na nyoko. Nshuti zanjye, Salomo rero arakuze. Igihe Dawidi yari arimo guha Imana umushinga w'icyifuzo cy'umwami wa Isiraheli wazamusimbura, Zaburi ya 72. Abasomyi ba Bibiliya tujyane muri Zaburi ya 72. Dawidi yasabye Imana ibintu bikomeye cyane, kandi ibyo yasabaga nibyo yasabiraga umwana we. Zaburi 72, Zaburi ya Salomo. Uha umwami guca imanza kwawe, uha umwana w'umwami kutabera kwawe. Umwami arisabiye, asabiye n'uki? Asabiye n'umwana we. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu. Azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Bazakubaha ibihe byose, izuba n'ukwezi bikiriho. Azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga. Mu minsi ye abakiranutsi bazagira gute? Bazashisha. Iki cyari icyifuzo Dawidi yari afite, asaba Imana ngo uzamfashe, umwami uzansimbura, umwana wanjye azakure akorera ibi abakiranutsi, azakorera ibi abakene, azakorera ibi. Izi nizo zari inshingano za buri munsi Salomo yari yaratojwe. Amaze gutangira gukura, yabwiwe yuko ahawe inshingano zera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Salomo yasizwe amavuta, ndetse mu gihe yari akiri umusore ubuzima bwe bwatangiye kurangwa no kubaha Imana, yatangiye gukurikiza amategeko y'Imana, ndetse yasabye Imana ubwenge. Imana irangije irabumuha. Umunsi umwe yari amaze kuba umwami, kandi yari ategetse mu gihe kigoye. Arangije yegera Imana. Imana iramubwira iti nsaba icyo ushaka. Mu by'ukuri umuntu arebesheje amaso y'umubiri hari ibibazo 3 Salomo yari afite, ariko Imana irangije imubwiye ngo nsaba icyo ushaka. Salomo areba kure. Yasabye Imana ubwenge. Kubera iki yasabye Imana ubwenge? Imana amaze kuyisaba ubwenge, Imana yaranezerewe, iramubwira iti ubwo utansabye kurama, ntunsabe ubutunzi, ntunsabe gukuraho abanzi bawe, ukaba unsabye ubwenge, niteguye no kuguha n'ibindi utansabye. Amen. Uyu munsi dukeneye ubwenge, kuko ubwenge buva mu Mana buhesha umuntu kurama. Muvuge ngo amen. Ubwenge umuntu akura mu ijambo ry'Imana no mu nzu yayo bufasha umuntu kurama. Ubwenge Imana itanga bufasha umuntu kugira ubutunzi. Kugira ubutunzi tuvuga ntabwo ari ukugira ibintu byinshi cyane, oya, ushobora no kugira bike ukabikiranukamo bikakuryohera, kandi ukazabiraga abana bawe nabo bakazabiraga abandi. Muri iki gihe umuntu arakora, akubaka ama etaje, akagira amafaranga muri banke utazi, ariko yapfa kukiriyo
abantu bakaba bashyingura, abana nabo barimo gupfa, iki amasambu barimo no kugurisha kabaye, ku buryo imva ye irangi rya mbere rijya gusaza n'irangi ry'isura y'amasomo bana be ryaramaze kugira gute, guhanagurika, barabaye imbobo, utamenya ko bigeze baba abana bo mu gikire cyangwa ku muntu ukomeye. Ubutunzi rero iyo udafite ubwenge n'uwaguha ubutunzi bukwihutisha gupfa aho kugira ngo buguhe kurama. Salomo yarebye kure, yari afite abanzi bamuzengurutse, yari kubwira Imana ati kanaka ngendaho, kanaka ntabwo ashaka ko ntera imbere, kanaka mereye nabi, mukureho kugira ngo mererwe neza. Ariko yamenye ko iyo umuntu afite ubwenge bw'Imana amenya uko abana n'abanzi. None muririrwa mujya kurogesha abantu, umuntu ngo arakwanga, urimo urahindura amakaritsiye, urimo ibintu byose muriruka mu bapfumu n'iki, murabura ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana bubesha umuntu ahantu azengurutswe n'abanzi, igihe kikazagera bagafata ikinyita cy'umwenda we, bakamubwira bati Imana yawe niyo izaba Imana yacu. Ibyo ni iby'Imana ikora. Ubu bwenge rero Salomo yasabye Imana, mbega uburyo abantu bo mu minsi y'imperuka tubukeneye. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ubwire abagabo bajye bagirira abagore babo iby'ubwenge. Umugabo uri bubura ubwenge ntazamenya uko afata umugore we. Bibiliya mu byahishuwe itubwira yuko ahangaha niho hari ubwenge. Ufite ubwenge naba ari uwo mubare 666. Twawugize uw'igitenge, umubare wabaye w'indangamuntu, umubare wabaye wa computer, umubare wabaye w'iki. Kubera iki? Turabura ubwenge. Bibiliya iratangaje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo tugire ubwenge twirinda ibisindisha kugira ngo tubone umwete wo gusenga. Impamvu dusenga bikanga, dufite ibintu byatuzengereje byinshi. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ko Hosea igice cya 14 umurongo wa 10 nasomye amagambo avuga ngo uzi ubwenge ni uzitegereza ibyo, uwitonda wese ni uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye rwose, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Dukeneye ubwenge butuma tuguma mu nzira z'Uwiteka kandi ntitugire gute, ntitugwe mu bintu by'Imana. Muzi abantu bagiye kubura ubugingo kandi bari aho butangirwa ni benshi. Salomo yasabye ubwenge, kandi nagira ngo mbabwire niki kizaranga abantu bategereje kugaruka kwa Yesu. Bahawe izina ryitwa abakobwa 5 b'abanyabwenge. Reka mbabwire, umuntu uzamuka umusozi muri uyu mugoroba aje gushaka Imana n'ijambo ryayo, no gushaka uburyo ubuzima bwe bushyira ku munzani utibeshya wa Bibiliya, uyu muntu arimo arunguka ubwenge, kandi ubwenge turimo kungukira aha buzadufasha mu buzima bwo hanze no mu buzima bw'iby'umwuka. Salomo ubuzima bugenze neza, Imana imuha ubwenge, ibintu bigenda neza. Igihe kiragera Salomo yubakira Imana ingoro, yubakira Imana urusengero, ndetse Imana irazira rutaha. Byari ibirori, bwari ubuzima bwiza. Aratangira akazaza afata timu ye yayoboranaga nayo, nk'uko abanyapolitike bakora imyiherero. Salomo yabajyanaga mu mwiherero wo gushakisha Imana no mu maso hayo. Amen. Kababwira ati rero nimutagira Imana ngo mugire icyubahiro n'igitinyiro cyayo, n'abaturage ntibazagira gute, ntibazabumva. Bakoraga umwiherero wo guhamagara Imana ngo ize mu gihugu. Ibintu biragenda, Salomo aratangira ibintu byose bicamo, agazaza yegera Imana akayishingikirizaho. Ibintu byari byarapfuye ku ngoma ya Dawidi se byatangiye gucamo. Imana iranezerwa, kandi igihe cyarageze mu rusengero azruzanamo ibisate 2 by'amategeko y'Imana. Ngo ibyo bisate 2 igihe babizanaga mu rusengero by'amategeko, ngo bateraga intambwe 6 bakabanza bagatamba, bagapfukama bagatamba, kuko yarazi ko urusengero rw'Imana rufite agaciro, kuko Imana irurimo, kandi ibimenyetso byerekana ko Imana iri mu rusengero rwayo nuko amategeko yayo 10 agomba kubagize gute,
ahari. Ariko uyu munsi wa none umuntu arashinga idini akavuga ati ibyo bintu by'amasabato ntibizakandagira aha. Ariko kandi akabeshya abantu ngo ubwiza bw'Imana bwamanutse mu rusengero. Satani yitegereje akazi Salomo yakoraga. Satani atangira kuzaza azana abantu bashimira Salomo yuko urusengero ari dizayini y'ubwonko bwe. Paje ya 42 igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje 42 haranditswe ngo ukomeye kuruta Salomo niwe wari warakoze igishushanyo mbonera cy'urusengero, kandi ubwenge n'ikuzo by'Imana byagaragaye muri urwo rusengero. Abatari babisobanukiwe bashimaga Salomo bakanamusingiza bibwira ko ari we watekereje kandi akubaka urwo rusengero. Ariko umwami we ntacyo, Salomo nyine umwami, nta cyubahiro icyo ari cyo cyose yiyerekezagaho ko ari we warutekereje cyangwa ko ari we warwubatse. Satani yatangiye kumwoherereza ibitero by'abantu bo kugira ngo yiyemere, bakazambwira tureba kure, uru rusengero ni urwawe, ariko iyi pura wayikuye he? Uzi kureba kure? Salomo ati hoya, mu ijuru hari Imana, niyo yampaye iki? Niyo yampaye pura. Urugamba rwa mbere rwatangiriye aho, ariko icyo gihe byibuze yari agifite umutima wo gutega amakiriro ku Mana. None se uyu muntu wageze akaba umuhanga, agahimba indirimbo ibihumbi, agahimba ibisigo, Salomo abami batangira kuva mu bihugu bakazaza baza kumureba. Ibintu biragenda biratungana kugeza ubwo Salomo yambaye neza, kugeza ubwo n'uyu rurabyo rwari rwarusha inde Salomo kwambara. Abaturage baragenda baratekana mu bihe bya mbere bibanza. Satani arangije araza byivangamo. Salomo agiye gutangira urugendo rwo gucupira, ariko abantu bavuge bati urimo uratera imbere, urimo urasobanuka. Nimureba neza muri Yesaya, abasomyi ba Bibiliya tujyane muri Yesaya. Turasoma Yesaya igice cya 17. Yesaya igice cya 17, ndasoma amagambo ari ku murongo wa 10. Umurongo wa 10 haranditse ngo kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, kandi ntiwibutse igitare cy'imbaraga zawe, nicyo gitumye utera ingemwe zo kwinezeza n'ingurukira z'inyamahanga. Nsubiremo, kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, kandi ntiwibuke igitare cy'imbaraga zawe, nicyo gitumye utera ingemwe zo kwinezeza. Salomo yatangiye kwibagirwa Imana kuraho imbaraga, Imana kuraho umugisha. Kubaho kwe atangira kubyitegaho amakiriro nk'aho aho kuyatega ku Mana. Imbuto rero yagombaga kwerekeramo nizo kwinezeza. Byagenze gute? Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 11, Salomo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umwami Salomo yabengutswe abagore benshi b'abanyamahanga, udashyizemo umukobwa wa Farawo, Abamowabukazi, Abamonikazi, Abedomukazi, Abasidomukazi n'Abahetikazi, bakomoka mu mahanga Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati ntimukajye muri bo. Icyo ni icya mbere. Nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo, arehejwe nuko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700. Aba n'abakomoka mu ngo z'ababosi. Bari magana ngahe? 700. Noneho ngo n'ab'inshoreke 300. Aba b'inshoreke nababaga bafite udusura twiza, ariko bavuka ahantu hatagize gute hatazwi. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara iki? Umutima. Asigara yicara ku ntebe y'ubwami, abantu bakaza bakamuramya, bakamubwira bati rwose ariko nta muntu ukimurimo, wari poshete yigendera. Mfite ubwoba yuko abagore bari muri ino Kigali
abagore bari mu nsengero no mu madini biyorobetse uburaya butarabashizemo, bari buhindura abagabo amaposhete, ujya ubona umuntu agenda n'ikoti ariko nta kintu kiri mu mutwe no mu mutima. Abantu barimo baravuga bati Salomo ni umunyabwenge, uriya mugabo ni umunyabwenge, ariko abazi ubwenge bazaza bamwegera akavuga bati ariko uko yari ameze ari umusore nuko yari ameze atangira kuba umugabo, njyewe mbona umwami wacu byaranze, igihugu kiragenda kiba umwanda, abaturage barangera baracupira, uko yacupiraga niko yashakaga guhisha ibimenyetso byo gucupira kwe, ariko abaturage bakarushaho gucupira. Imana igera hibura umutima we, imaze kuwubura. Umurongo wa 9 w'igice cya 11 igitabo cya mbere cy'abami, nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri kose. Imana yarababaye cyane, yaravuze iti uyu muntu namwiyeretse kabiri, bwa mbere nabonanye nawe ansaba ubwenge, bwa kabiri nabonanye nawe ansaba umugisha no kumwubakira igihugu ngo gikomere. Amayerekwa abiri yose yo kuba yarabonanye nanjye ayaciye amazi ku buryo abaye umuntu uciriritse bigeza. Imana ngo yari yaramuzamuye ku buryo yamuhaye ubwenge, imuha ubutunzi, imuha igitinyiro n'igikundiro, imuha ikibengukiro, imuha ubwenge, irangije imusiga amateka meza ku buryo abantu bavaga mu bihugu byose baganira nawe bakavuga ngo hahirwa abantu mwibanira. N'uyu munsi hari igihe umuntu akubona ku ruhimbi ubwiriza, akakubona urimo kuririmba, akakubona ku rusengero urimo kunganira abantu, agahita avuga ati umugore mu bana ntiyagize umugisha, ubu uwanyereka abana bakuvukaho, ubu bose ntibameze nk'abamarayika, naho nibyo ukorera ku rusengero gusa. Umutima waragiye uri igiposhete kiraho. Urugendo rwe rurababaje cyane. Igitabo Abahanuzi n'Abami icyigisho cya 3 guturuka kuri page 32, icyo gitabo hano kirahari, muzagerageze, hano hari ibitabo mujye muza mu bigure, kuko ntago numva ukuntu mugura telefone zihenze, mukagura inkweto zihenze, mukagerageza kwambara amakoti ahenze n'ibitenge. Abadamu hano mbona muhora munahindura, ariko ugasanga umuntu nta gitabo agira, nta ndirimbo, nta Bibiliya yihagazeho, tutazashiduka turi poshete gusa. Byagenze gute? Amakuru ngiye kubaha rero nayo nasomye muri icyo gitabo. Intambwe ku ntambwe y'urugendo rwo gucupira kwa Salomo, abantu bo bakoma amashyi bavuga ngo arimo aragenda asobanuka azamuka. Intambwe ya mbere yateye gushaka gukomeza umubano we n'abapagani. Yatangiye kuzazahamagara abami akabaganiriza ari abapagani, umutima ukamubwira utari ko wakwitonze kuba ubucuti wabukuramo akaga, ariko yarangiza ati hoya, akawucecekesha ati reka nshakisha iterambere. Ngo byarangiye abaye inshuti y'umwami wa Egiputa. Umwami wa Egiputa aramubwira ati ariko se kutaravuga ngo ngushyingire umukobwa, abakobwa beza baba muri Egiputa iwanyu ntabahaba. Kandi koko ngo nawe atangiye kubona muri Isiraheli nta bagore beza bagira gute. N'ubu birahari, ujya ko ukabona umusore araje arakubwira ati rero hano mu rusengero nta mukobwa wavamo umugore njya mbona, kandi ubwo baricaye ni nka 80. Akakubwira ati hano nta mukobwa uhaba. Baba barimo kuranga umukobwa buri bucya akora ubukwe, ngo nguzi ko ngo yararimo umugeni, urabona ukuntu aberewe, ngo shangure baramunyibye kabisa. Muzaza mubemera uko babatwaye. Iyo Satani yabanje kukwereka ko mu gihugu nta mukobwa urimo, atangira kukwereka mu gihugu cy'abapagani ko ariho bari. Salomo yabwiye umwami wa Egiputa ati nta kibazo, zana uwo mukobwa. Aramuzana. Uwo mugore ngo yari umuhanga, wari waratojwe ibintu by'ibigirwamana, ngo yari afite na systeme zo gusenga ikigirwamana. Icyo kigirwamana ngo bajyaga bagitambira abana. Ariko mwibuke Salomo agifite umwuka wera. Abagore babiri baje guca urubanza kuri Salomo, asaba Imana ati umfashe urubanza rw'uyu mwana nduce neza. Yabwiye abagore babiri, umwe yari yaryamiye umwana arapfa, undi mugore abonye umwana wapfuye afata uw'umuzima. Ubw'induru zari impaka z'umwana muzima, kuko uwa mbere yari yagize gute, yari yapfuye. Salomo abwira Imana ati Mana umubwenge urubanza nduce neza, ku buryo uyu mwana atari bujye mu biganza by'utari umubyeyi we.
Imana yamuhaye ubwenge aca urubanza. Ubwami bwa Salomo bugitangira yarengeraga abana, ariko Satani amaze kumwica nabi yatangiye kuzaza yemerera abantu gusenga ibigirwamana byatambirwaga abana. Uwo mugore yaraje ahindura ibintu byose. Niyo mpamvu Salomo yaravuze ngo iyo upfumbase umugore w'indaya uba upfumbase umuriro. Yarazi ibyo avuga. Buriya reka njye ikintu mbabwira, umuntu waciye mu kintu niwe ukivuga neza, umuntu akamenya icyari cyo. N'uyu munsi hari abantu bagenda bapfumbata, nimupfumbate muzapfumbata umuriro. Salomo intambwe ya mbere ni ubucuti. Ubucuti buhise bumurangiza. Ikintu cyitwa intambwe yo gushaka. Mu mirebere ye ya kimuntu yabonaga ubukwe azakorana n'uwo mugore buzazana umugisha. Mu mirebere ya kimuntu, kureba mu buryo bw'Imana byaratakaye, akazaza areba nk'uko abantu bagira gute bareba. Ijuru ryitegerezaga amahano azazanwa n'ubwo bukwe, we yarebaga ibirori bizaba biri hehe muri ubwo bukwe. Ni nako n'uyu munsi wa none bimeze. Hari abantu Imana irokora ikica ubukwe bakabuzura, ikongera ikabwica bakabuzura. Gatangira ukabwira Imana uti uyu musore nimubura birutwa nuko napfa bakanshyingura, ubu nazakuraho umuntu nkunda nkawe. Nawe ijuru rirareba yuko myaka 5 azagukubita inyundo ririmo rirabyica, wowe ushaka ko bikira. Umva, mu ijuru niho honyine tuzamenya uburyo Imana yaturinze ikagira ibyitwima. Salomo yatangiye guhura n'ikibazo gikomeye. Yari afite kwizera ko azahindura umugore. Umutima waramuriye. Uyu mugore uzanye w'umunyegiputa, ubizi ko amateka ya Isirayeli na Egiputa binyuranye nk'uko iburasirazuba n'iburengerazuba bigize gute binyuranye. Ibi bintu uzabyitwaramo utaravuga ati nkurikije experience mfite mu bintu by'Imana, uyu mugore ahubwo ndaje mukoremo akazi, nzamuhindura umuntu w'Imana ku buryo azamfasha no kubwiriza bene wabo. Yarabishoboye ntiyabishoboye? Iyi mitekerereze ipfuye ni nayo Samusoni yari afite kera. Uragenda ukajya gukura umuntu mu kabari yibereye ku icupa kandi ntazo. Umugore Salomo nubwo yari umwami yahindutse nk'uko wafata abantu bafite abana biga muri gardienne. Mujya mubona biriya bintu bimeze nk'ibumba bajya babatuma. Nukuvuga ngo biriya bintu bimeze nk'ibumba umwana abikoramo akabike, akabibumbamo akamodoka, mu kanya agahita akubwira ati mama ndabihinduye, akongera akabikandagira akabiponda, agahita akubwira ati ngiye kugukuriramo ururabyo, akabikanda ukabona biremyemo iki. Salomo yahindutse nk'icyondo kiri mu biganza by'umugore we, umugore we akazaza amubumba uko ashatse. Ibintu wibwira ko ufite imbaraga zo gukemura uzasanga ari byo bifite imbaraga zo kugukemura. Intambwe ikurikiye, Salomo yatangiye kwibagirwa isoko y'imbaraga n'icyubahiro bye ko ari Imana. Atangira kubaka icyubahiro giturutse mu kwambara neza, gukanga abantu, kubagirira nabi. Atangira kuzana ibintu byo gutuma Imana yari yaramwambitse ubwiza bwayo, ariko byarangiye ubwo bwiza bw'Imana abutaye. Murakoze cyane. Icyabaye icyakurikiyeho ni iki? Salomo yakomeje kumanuka mu rwego rw'ubuzima. Yatangiye kuyoborwa n'amarangamutima aho kuyoborwa no kwizera. Amarangamutima ye yatangiye kuzaza amujyana ikintu umutima n'umubiri n'amarangamutima bimubwiye ko ari byiza. Nibyo Salomo yahitaga ahitamo, kandi nibyo yagiraga gute, nibyo yakoraga. Kabaye ntikabaye. Iyo umuntu yayoborwaga no kwizera n'amakenga aturuka ku Mana, agatangira kuyoborwa noneho n'amarangamutima, kaba kabaye. Salomo yahuye n'ikibazo. Muri we hatangiye gushibuka umuzi wo kwiyemera. Yatangiye kwiyemera, atangira kwigereranya n'ibindi bihugu ngo abirute. Kubw'ibyo rero yatangiye imishinga y'ubwiyemezi, atangira gushaka kwishyira hejuru, ndetse atangira gushaka kwigaragaza mu bantu, kandi icyubahiro yari asanzwe yambaye cyari icy'Imana. Salomo ubuzima bwakomeje kwanga. Yatangiye kwibeshya ko nubwo yaguye abaturage be batazagwa.
yamenye yuko yatangiye gucupira, atangira gutakaza indangagaciro, ariko ahisha abantu yuko arimo kugwa, yibwira ko abaturage bazaba beza. Nyamara abaturage Imana yari yarabatoje yuko intambwe umwami ateye ariyo bazaza bagira gute. Kubw'ibyo rero Salomo yatangiye kubona uko aba mubi, ariko n'abaturage nabo baba babi. Reka mbabwire, muri uyu mugoroba bishoboka ko waba wicaye hano uri umugabo cyangwa uri umugore, umenye yuko abana bawe n'abaturanyi bawe barimo baritegereza ibintu byose ukora. Kubw'ibyo bizagorana kwibwira yuko intege nke ufite uyu munsi abana bawe batazazigira. Abana bawe bazazigira kuko wabatoje kukureberaho intambwe y'ubujiji uteye, intambwe yo guhubuka uteye, abana bawe babazagira gute, babazayitera. Urugendo rwo guciririka kwa Salomo rwarakomeje. Ubutunzi bwatangiye kwiyongera, ariko bwiyongerana n'ibishuko. Ubutunzi bwatangiye kwiyongera. Uko bwiyongera kubera iki? Yatangiye gukorana business n'abami b'abapagani. Amafaranga arayabona, ariko uko amafaranga yazamukaga niko n'ibishuko nabyo byagiraga gute, byazamukaga. Bishoboka ko hano twaba twicaranye n'umuntu uheruka gukiranukira Imana no kumva ibyayo no kumva atuje agikene. Kubera iki? Hari igihe ubutunzi bw'isi buza, uko bwiyongera akaba ariko n'imitego iburimo nayo igira gute, yiyongera. Salomo yisanze yaciriritse, ndetse aza gusanga imico ye itangira guhindana. Yatangiye kudohoka ku kwiringira Imana n'imigisha yayo, icyizere agishyira muri we. Salomo yinjiye mu buzima bwo kurushanwa n'amahanga. Amafaranga yagombaga gushyirwa mu bubiko bwera ngo azunganira abakene no gusakaza imibereho itunganye. Ayo mafaranga yayashyize mu mishinga yo kwikunda. Atangiye gupfusha iki? Gupfusha ubusa. Amafaranga Imana yari yaragennye azinjira mu isanduku yo gufasha abakene, ndetse amafaranga akinjira no mu bubiko bw'Imana. Kubera imishinga y'ubwiyemezi, Salomo byarangiye abakene babuze ubufasha, n'inzu y'Imana nayo ibura iki? Ibura ubufasha. Reka mbibutse muri uyu mugoroba ubuzima tubayemo. Kubera ubuzima bw'ubwiyemezi, abantu ntibagitanga amaturo, ntibagitanga icyacumi, gufasha bene wabo bakennye ntibakibigira, ku buryo ubona umuntu abayeho nta n'umunsi yapfuye. Reka mbabwire, uretse ko wenda muzakodesha abantu bababeshyera babatangaho ubuhamya mwapfuye, ariko mu minsi iri imbere umuntu agiye kuzaza apfa abura ugira gute, umuririra. Kubera iki? Nta neza dufite, nta kintu kidasanzwe turimo gufasha abantu. Turi abantu bari aho ngaho gusa bibereye mu kirere. Salomo ubuzima bwe bwarakomeje, yashyizeho imisoro ihanitse. Iyo misoro ikazazimirwa n'ubwibone, kurarikira no gusesagura byabaga ibwami, kwikanyiza. Byarangiye ubuzima bw'abantu bwanze neza, igihugu kiragenda kiranga. Imana yitegereza Salomo igira agahinda. Kubera iki? Umushinga wari waratumye Imana, umushinga wari waratumye Imana ishyiraho Salomo, uwo mushinga waratakaye. Nshuti zanjye, Salomo yatakaje umwuka wo gushyira mu gaciro. Gushyira mu gaciro kwe kwaratakaye. Satani yaramugendereye ku buryo atari akimenya gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi byaje kurangira ubuzima bwe bwanze. Salomo arangije, Satani yohereje abantu, Satani yohereje abantu bazanaga amagare y'intambara kuyagurisha. Salomo amenyana nabo. Salomo amaze kumenyana nabo, ba bantu bagurishaga amagare rero byaje kurangira aribo bazaza bamuzanira abagore. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo hari igihe Satani atuzanira inshuti, iyo nshuti igatangira mukorana ibintu byiza, ukabona irakugira inama, iyo nshuti ukabona irimo iragufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko Satani akazayihindurira inshingano. Ba bantu bazanaga amagare, Satani yabahinduriye inshingano, baba aribo bahinduka abakomisiyoneri bazaza bajya guhiga abagore
b'indaya, abagore bavaga mu bihugu bitandukanye, kugeza ubwo Salomo yisanze amaze kugira abagore 1,000 bose kandi babi. Rero uru rwari urugamba rukomeye. Salomo yakomeje guhura n'ikibazo nyuma y'uko abagore bamutwaye umutima. Abagore bamutwaye umutima, noneho bamaze kumutwara umutima, igihe kiragera, Salomo ba bagore baramubwira bati watubabariye, ubu tuzaza duhora tujya gusengana nawe, biriya bintu byanyu musengamo ko twebwe natwe ubwacu biduca intege, waretse buri muntu wese agasenga uko ashaka, ko gusenga kose ari ugusenga. Ngiki cyifuzo cyaje mu bagore ba Salomo. Salomo nawe arangije aravuga ati nta mpamvu zo kwibabariza abagore. Buri mugore wese akaza ati iwacu twasengaga iki kigirwamana kidufasha muri ibi n'ibi, none wanyemereye sinzapfana agahinda kubizi ntajya nkubangamira mu mana yawe, none nanjye wakwemeye ibyanjye. Vuba bidatinze abantu bagiye kugwa mu mutego uvuga ngo gusenga kose ni ukugira gute? Ni ugusenga. Salomo yari amaze gusaza, buri mugore wese araza, barangije arababwira ati se murabona ahantu ho gusengera n'ahabubakira he? Baramubwira bati rero hari umusozi umenyerewe, uyu musozi ni umusozi wubatse w'inzu y'Imana, genda iruhande rw'inzu y'Imana utwubakireho ahantu ho kuramiriza. Nguko uko Salomo yagiye akikiza inzu z'ibigirwamana, nguko uko byagenze. Salomo urusengero yari yarubakiye Imana, abagore bamutwaye umutima baramubwira buri mugore wese amwubakira inzu y'ikigirwamana. Biragenda birazenguruka, Salomo ashaje bakazaza bamurandata kuko ngo ntiyarakibona, yaranakenyutse buriya kubera ko ntiyarakibona, ntiyaragifata umwanzuro, yari yarataye agaciro, abana be bari mu mafuti, ubwami abaturage byarabayobeye, abantu bakibaza icyubahiro n'igitinyiro n'ubwiza bw'Imana yari yambaye aho byagiye, naho abagore barabimize. Ngo Salomo yageze aho ashaje, bakazaza bamurandata bakamujyana mu nzu y'ikigirwamana, akababaza ati ariko ahantu undi ni hehe ko numva amajwi yaho n'indirimbo zaho n'ibintu birimo gukorwa binyuranye n'Yerusalemu? Bati turi Yerusalemu n'ubundi. Yes, ku musozi w'umugisha. None se ko numva gahunda zahindutse? Oya, ahangaha ni iwanjye. Ngo Salomo yisanze asigaye yicara mu ngoro z'ibigirwamana. Abaturage nabo baratangira baravuga batumva rero, ubwo twatangiye dusenga Imana ya hariya hakaba haharawe Imana zaha, natwe ntawe uzajya hariya. Imana ibabazwa n'icyubahiro cyayo cyatakaye, ijambo ryayo ryapfuye ubusa, n'inzu yayo itakiboneka bayijyamo. Imana irababara, irangije ibwira Salomo ngo kuva uyu munsi umenyeye kuzahura n'ingorane, watse ubwami ndabukunyaze, kandi ubwo mbukunyaze kubera soko nabanye nawe Dawidi, ntabwo ubwami buri buve kuri wowe, buzava ku bana bawe. Byarangiye Salomo atakaje icyo nakwita agaciro. Salomo atakaza umutima umwemeza ko ari kumwe n'Imana, umutima utangira kumushinja. Kuva uwo munsi Salomo yatangiye gusaba Imana yuko yamuha amahirwe. Salomo yagize urugendo rwo kwihana. Abasomyi ba Bibiliya itwereka neza ko Salomo yasabye Imana ko yamuha amahirwe yo kwihana, kandi Imana yarayamuhaye. Salomo asaba Imana yuko yamuha amahirwe yo kwigisha abari inyuma ye, abagushijwe n'ibyaha yaciyemo, kugira ngo batazamera nkawe. Imana imuhaye amahirwe rero, Salomo yanditse igitabo cy'umubwiriza. Mu gitabo cy'umubwiriza Salomo yanditsemo intambwe yagiye atera, kandi mbabajwe no kubabwira ko izi ntambwe hari n'abantu benshi bari hano barimo kuzitera. Umubwiriza igice cya 2, twihuta dushaka umusozo. Umubwiriza igice cya 2, nibwiye mu mutima wanjye nti henga nkugerageresha ibyishimo, nuko ishimire kugubwa neza, maze mbona ko nabyo ari ubusa. Naravuze nti ibyo guseka ni ubusazi, n'iby'ibitwenge ntibimaze iki. Nishatse mu mutima uko nakwishimisha umubiri wanjye vino,
ariko ngo umutima wanjye ukomeze kunyoboza ubwenge, ngashakwa n'uburyo nakora iby'ubupfapfa kugira ngo menye icyo bimarira abantu babukorera munsi y'ijuru mu minsi bakiriho yose. Salomo yageze n'urwego azaza akora ibyaha ngo kugira ngo yumve iby'abapagani babikora bagira gute, bunguka. Arangije aravuga ngo nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo, nafukuye amariba y'amazi kugira ngo nyavomerere imirima yororerwe, n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari iki? Abanje kuvuga ko yagerageje guha amaso ye icyo ashaka, abwira umubiri we ngo icara ngo ukorere ibyo ushaka. Ikintu umubiri umusabye, amaso amusabye, aravuga ati nageze nubwo mfata vino. Ese umuntu wari warashatse abagore baramye ibigirwamana kandi abatambyikazi babyo baranywaga inzoga, utekereza ko atazinywaga? Salomo yagiye mu byaha byose umuntu usubiye inyuma akora, ariko abwira Imana ati Imana, biragaragara ko ngiye kurangira, kandi ngiye kurangira nabi. Nigeze umwuka wawe, none ndimo ndabona ibimenyetso byerekana ko umwuka wawe arimo kumvaho. Nigeze kwambara icyubahiro cyawe, none ubu narasuzuguritse. Nigeze kubona ubwiza bwawe, none ubu ndi impumyi barandandata. Abagore mfite barimo barabyara abana ntazi iyo bakuye. Sosiyete inkomokaho izahorana ikimwaro. Mwami, ubuzima bwanjye nubwo nshaje nkaba ntakibona, nta mahirwe yo kukubona. Babarira, wongere uzure ubuzima bwanjye, kandi umpa amahirwe kugira ngo kwihana kwanjye kugire n'icyo kumarira abagushijwe n'intege nke zanjye. Ngo Imana yarabimuhaye. Salomo arandika igitabo cy'umubwiriza. Arangije agiye gusoza iki gitabo, cyane ko yari ashoje yenda kwipfira, umurongo wa 13 w'igice cya 12 akorera samari abantu. Arangije arababwira ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa iki. Bibiliya ntagatifu yo iravuga ngo wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko nibyo umuntu abereyeho. Hano wubahe Imana, Bibiliya ntagatifu aravuze ngo utinye Imana. Gutinya Imana no gukomeza amategeko yayo nibyo bintu umuntu abereyeho. Ariko Salomo yagezaho aberaho kwambara, yambara neza. Yabereyeho kurongora abagore ashaka. Yabereyeho kunywa ibyo ashaka byose. Yabereyeho kurya ubuzima azenguruka aho ashaka. Ndetse yabwiye abantu, arabwira ngo muri Yerusalemu nta muntu wanezerewe no kurya ubuzima nkanjye. Ariko arangije igitabo yanditse buri bintu byose yavugaga byiza. Yaravugaga ngo byose ni nko kwiruka inyuma y'iki. Reka mbabwire, nimurongore uko mushaka, musambane uko mushaka, nk'uko amategeko y'isi arimo kuvugururwa bibemerera. Abakuramo amada, murimo muritwaza amategeko y'isi mukayakuramo. Abarimo guhindagura ubuzima, abantu barimo kuba batinganye n'ibiki. Ariko reka mbabwire, ku musozo isi maze kubahaga murandaga, muzongera mujye muvuga ikintu cyose mwongereho ngo ni nko kwiruka inyuma y'iki. Reka ngire ikintu babwira. Salomo yagize amahirwe, Imana yagarutse mu mutima we, imuha umugisha, arihana, ndetse akangurira n'abazamukomokaho yuko uzatandukana n'Imana azabona akaga. Ariko Salomo yapfuye ubuzima bwe, agira umugisha yuko ubuzima bwe bwasoje agarutse mu biganza by'Imana. Ariko kwihana kwe ntibyahanaguye amateka mabi yari yarasize. Nawe nagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba, amateka mabi urimo kwandika abana bawe bakureba, amateka mabi urimo kwandika abagukomokaho bakwitegereza, amateka mabi urimo kwandika umugabo wawe akureba cyangwa umugore wawe. Reka ngire ikintu nkubwire, ushobora kuzanihana pe, ariko kuzahanagura ayo mateka bizakugora. Mu ijuru hari Imana ihindura amateka.
igahanagura ibya kera, igaha umuntu ubuzima bushyashya. Reka mbabwire, murimo murakora ibyaha mukagira ngo ni iterambere, murimo murata Imana mukagira ngo muratera imbere. Umuntu arimo aracika mu Mana no mu gusenga akagira ngo arimo aratera imbere. Reka mbabwire, nubwo wabona amafaranga, nubwo wamenyekana ukagira icyubahiro, gusiga Imana ukayitera umugongo ukibagirwa isoko y'imbaraga, igitare wakomotseho, uzajya mu buzima bwo kwinezeza ariko uzasoza nabi. Muri uyu mwanya ndasoza mbabwira ngo mu ijuru hari Imana ishaka guhindura amateka. Salomo yabanje kuba umuntu mwiza, aragwa, ariko Imana imufasha mu minsi ye ya nyuma. Muri mwese uko muri aha ntawuzi iminsi asigaje, ariko uyu munsi niwumva ijwi ryanyu winangira umutima, bwira Imana uti Imana, amaso yaranshutse, umubiri waranshutse, inshuti mbi zaranshutse, Satani yaranshutse, ubuzima bwanjye ndimo ndagenda nsubira inyuma, nyamara abantu bakankomera amashyi ko ntera imbere. Ntabara nk'uko watabaye Salomo, kiza ubuzima bwanjye, nyarura mu irimbukiro, ndimo ndatwarwa n'umubiri, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mpindurira ubuzima muri uyu mugoroba. Muri uyu mugoroba bishoboka ko waba ushaka kwihana, bishoboka ko waba ushaka kugira ibyo ujugunya byari byarakubaze, bishoboka ko hari ibintu Satani yakuzirikishije ushaka gucika kugira ngo uhinduke umudendezo imbere y'Imana. Niba muri uyu mugoroba wifuza Imana, wifuza ubuzima bw'impinduka budasanzwe mu buzima bwawe, ukaba wari uri mu rugendo rwo gucupira, ariko ukaba usaba Imana kongera kukuzura, ukamubwira Imana uti ongera unzure, ongera ugire ikintu kidasanzwe ukora mu buzima bwanjye, tera intambwe uze dusenge. Tera intambwe uze dusenge. Muri uyu mugoroba twerekeza ku musozo, ntabwo nabura gusengera abantu babishaka. Wowe ubyifuza ngwino dusenge. Hari indirimbo nifuza ko abantu bo kubyuma bamfasha kugira ngo iyi ndirimbo abe ariyo tuza gusorezaho. Hagire umuntu wo kubyuma uza hano. Ndagira ngo muri uyu mugoroba nakire abifuza kwiyegurira Imana. Wowe ubitekereza, wifuza impinduka idasanzwe mu buzima bwawe, uvuga uti ubuzima bwanjye burasa n'ubwa Salomo, icyaha kirimo kirantwara ariko ndashaka kubana n'Imana. Mana mpindurira amateka, Mana mpindurira ubuzima, kugira ngo ubuzima bwanjye butazarangira burangiriye mu by'isi, burangiriye mu cyaha, burangire mu biganza bya Satani. Wowe uri hano muri uyu mugoroba, ngwino dusenge. Abana bato Imana ibaha umugisha, kandi iyo abana bato bumvise n'abakuru babumvise, niba uhari ngwino dusenge. Imana iguha umugisha. Iyo ndirimbo yizamure abantu bayumve. Ni indirimbo nifuza ko mutekereza neza. Zamura. Imana ni iki mfite mu biganza, n'umwuka mpumeka, Imana nimba imbaraga z'umutima, n'ineza intambwe ngo ngendere. Mbega Imana ngo irankora ku mutima, mbega Imana ngo irankora ku mutima. Indirimbo mwitekerezeho uhaguruka. Utuganza twanjye duto twaje dupfumbase ubusa, kuva icyo gihe na n'ubu ndagirwa ruhoraho, ikiganza cye gikiza nicyo kikinkomeje, mu ntambara z'ubuzima murabona ukuboko kwe, ntafite uwamburanira mbere kivuganira. Ngwino uyegurire
Imana bino biregurira Imana. Imana niyo ikimfite mu biganza byayo. Umwuka muhumeka uri mu bubasha bwayo. Imana niyo itanga imbaraga z'umutima. Ngwino uyiyegurire. Imana irashaka gukora ku mutima muri uyu ni umugoroba mwiza wo gufata umwanzuro wo kuza mu ruhande rw'Imana. Abatambutse Imana ibaha umugisha. Imbaraga z'umutima ikaneza intambwe ngo njye mbere. Mbega Imana birankora ku mutima. Salomo yamukoze ku mutima arihana. Salomo yamuhinduriye amateka n'ubuzima. Kambasabe muhagurukiraho muri igice cya kabiri turacyumva, turagisoza duhita dusenga. Uwiyegurira Imana wabitekereje azi. Intambwe yose ntera nyitezwa nawe mukiza. Sinigeze guhamagara mu manurima amatwi. Ntabwo wigeze uhamagara Imana ngo uyikure kumutega amatwi. Tambuka wiyegurira Imana. Ibyari bimeze nk'imisozi wabihinduye amataba. N'ubundi rero komeza umfate. Ngume mu biganza byawe. Niho honyine mbonera amahoro nkaruhuka. Na n'ubu niyo ikimfite mu biganza. N'umwuka muhumeka uri mu biganza byayo. Imana niyo itanga imbaraga z'umutima. Tugiye gusenga. Niba wifuza guhindurirwa amateka ngwino dusenge. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Na n'ubu niyo ikimfite mu biganza. Iyo Imana uyiteye umugongo ntacyo muzigeza. Nta kintu wageraho na kimwe. Uba wibwira ko utera imbere ariko ubucupira usigingira. Mbega Imana ngo iradukora ku mutima. Mbega Imana ngo iradukora ku mutima. Amen. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko twaje ku isi ubizi. Salomo aza ku isi bamwise izina ariko nawe umwita iryawe. Imbere ye hari imirimo myiza yagombaga kugenderamo kugira ngo azagire umusaruro akubyarira. Yakoze ibishoboka byose mu gihe yari akiri iruhande rwawe. Yarakwerereje, abantu barakumenya, wamuhaye ubwenge, wamusize igikundiro n'igitinyiro, wamuhaye umugisha mu byo akoraho byose. Ariko Satani yaraje amuvangira, amufatiye muri ubwo buzima bwiza, aramucopiza. Natwe niko tumeze, twigeze kubana nawe no kugambirira kugukorera, ariko isi na Satani n'umubiri n'irari ry'amaso byagiye bifata abantu birabacupiza. Abantu barimo barakomerwa amashyi ko barimo gutera imbere, nyamara mu mico y'ubunyangamugayo, mu mico y'ubutwari, mu mico yo kuba abantu bafite umutima w'urukundo, turimo turacupira. Ngwino tugenderere ugire icyo dukorera. Ongera utubyutse. Hari abagiye batera intambwe mbi, bateye intambwe ngo barimo barakurikira intambwe dutera, kandi twacitse intege. Ngwino uduhe imbaraga kugira ngo ububasha bwawe buhanagure intege nke zatubonetseho n'intege nke zatumye hari abatureberaho baragwa. Abana bawe muri uyu mugoroba turakwiyeguriye. Tumenye yuko umuntu yagiye kure yawe
akajya kure y'inzu yawe, akajya kure y'umurimo wawe, akajya kure y'ijambo ryawe, yisanga aciriritse. Ngwino ubane natwe tugarure hafi yawe. Abana bawe baratambutse muri uyu mugoroba, barihana, baratambutse, barakwiyeguriye kugira ngo nk'uko Salomo yagize amahirwe akagaruka mu biganza byawe mu minota ya nyuma y'ubuzima bwe, bo bagarutse mu biganza byawe kugira ngo ubongerere iminsi yo kubaho n'iminsi yo kurama, ubaho ubwenge bubabashisha kubaho mu isi batangiza, bagukiranukira, kugira ngo iminsi isigaye y'ubuzima bwabo izabe iyo kuba hafi yawe. Tugiye gutaha utahane natwe, ubwiza bwawe buduherekeze, kandi umutekano wahaye igihugu cyacu ukomeze uwuturindire, yaba twebwe, yaba abayobozi b'iri torero, yaba abayobozi b'iki gihugu, twese tube mu biganza byawe kugira ngo umugisha wawe n'ubuntu bwawe tubibone. Ngaho rero imyanzuro yera abana bawe bafatiye muri iyi nzu ibi yabo by'iteka ryose. Abari barishwe n'ubuzima barimo guhiga bitwa ngo barashyikiriye, bamenye ko ari wowe buzima. Abatwarwaga n'iraha, reka imigozi yari baziritse ku iraha ikatwe n'umukasi wo kwizera kugira ngo babashe kuba mu mudendezo. Abari bafite intege nke Satani yaratwicaje mu byaha, utubyutse kandi uduha imbaraga, ubwiza bwawe butugaragareho. Witeguye gukomeza kubana natwe no ku munsi w'ejo. Wakomeje kugaragaza imbaraga zawe muri iri teraniro nubwo twagize imbogamizi z'umuriro, ariko wakomeje ucanira imitima y'abana bawe. Ku musozo uhawe icyubahiro. Ngwino ubane natwe kandi abamarayika bawe bera bakomeza babane natwe mu izina rya Yesu, amen. Muramuke, Imana ibahe umugisha. Mwebwe nagira ngo mbasabe mujye hariya hirya tuvugane n'iminota 2. Yego, mujye hariya hirya mukurikire umuyobozi Cyiza. Yego, hariya hirya. Reka nsabe n'ababashyitsi bacu nabo duhurire hariya hirya. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Turabashimiye ababashije kugera hano. Dushimiye na korali yaturutse Muganza na korali ya Mifemu. Kandi tubafitiye itangazo ko mu gitondo haba hari amateraniro guhera saa 11 kugeza saa 12. N'umubwiriza ibitabo yari arimo gusoma bimwe turabifite hano, ababishobozwa batamuka bakagira icyo bafataho. Imana ibahe umugisha, tugendane n'Imana. Abasore badufasha kwanura n'intebe. Abasore mwe muretse kugenda mudufashe kwanura. Hari ibyuma, hari intebe, ibintu byose turasaba kugira ngo mubidufashemo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.